atwite undi nawe ejo azatwita ahubwo avuga udasambana ninde udasambana ahubwo uyu aratwite undi nawe ejo azatwita ahubwo avuga udasambana ninde mukobwa udasambana muri iki gihe ninde gahungu kadasambana muri iki gihe ngaho mumbwire none saza kubwira ngo dasambana sha uwo mukobwa atwite adatwite namusezeranya byose ni zero icyo sambanaga buke icyo sambana buke sha wasambana buke ukarekeraho nakayoga nuko sha ahubwo baravuga ngo yasambanye ngo eva yasambanye n'inzoka inzoka aryamana n'umuntu ushaka kumubaye icyo si ikibazo none se ninde utayifite ararara nibura se ni gute twatabara imiryango mishya igiye kandi nawe uruwo ntawe gutabara uhari nawe ninde udafite inda nini se usa nawe nuko yewe igituma ntandukana nawe nakubwiye ko ntari uwa leta ntari uw'idini ndi uwa bibiliya uzerwa nk'icyaha wowe inzoga uyita icyaha cyangwa se icyaha nuko uwo nguwo uzapfa urapfuye urakanyagwa ikintu nywa kigatuma utuka so ikintu nywa kigatuma utuka umukuru w'igihugu sha ceceka iyo kanyoye wabibaza umugore we cyangwa abo mu rugo yagasomye ceceka abanywa gake ari bumvugira nta gake sha icyo sambanaga buke icyo sambana buke arararara sha wasambana buke ukarekeraho nakayoga nuko sha hari reka mubwire ibintu bishajisha umuntu urwangano namba 1 nk'umuntu wabaye ibwami baratwica baratuyobya abanyamadini bakayobya ibitekerezo abandi bakatuyobya mu kudukubita ikiboko tugahahamuka urwo rubyiruko icyo gihe mwebwe byari bimeze gute arabaja ugeze ubumuja abaja se bagirwaga uko twagirwaga baricwaga se umuja wabaga umuntu ugukorera ukamutunga ukamukiza umugaragu ukamutunga ukamukiza nawe akagukorera bakabana amahoro ntibangane ariko abandi bo baje bakwica nubwo bakwemera kuba umuja musinga baramuca arababwira ababuza kurwana ntibarwana ngibyo ibyo nabyirukiyemo kuko yari afite kontrola umukontorora umukunda utamwanga none abubu ukiza ubutarabubagira abo bafite ngo uburenganzira bw'umwana igicucu kigira uburenganzira ariko igicucu kigira uburenganzira igicucu giha uburenganzira kirayirenga ngibyo biriho namwe icyo gihe si icyo bari cyo kugira ngo bwire abanyarwanda umunyarwanda uwo ari we ntawuriho ageraho akoresha ibitekerezo bye ubu hari umunyarwanda wakoresha ibitekerezo bye ndahira ko wabikoresha ukaba amahoro ukoresheje uko utekereza bakwica n'umukirisitu ukoresha uko Bibiliya ivuga baramwica ariko ukoresha ni ukwikoraho ko nta muntu kwica gusa nabwiriza mu rusengero barahanyirukanye barakwirukanye mu rusengero uzira iki kuko mvuga ukuri igihe navugaga ibinyoma
nari ku ntebe wumva ukuntu hari ibintu ari ibitindi igihe navuga ukuri nari ku ntebe ubu simbasha guhabwa intebe. bakurukanye ryari birantunguye hashize imyaka ambara inkweto bwa mbere ryari inkweto byatwaye igihe byatwaye imyaka nabyo ibumoso ukayishyira iburyo ukayishyira ukazihambira ku nkono ukazitwara ku nkono ukigenzereza ibirenge byawe kunanira ukazihamba imyaka nabyo ibumoso ukayishyira iburyo ukayishyira wagenda bikakunanira ukazihambira ku nkono ukazitwara ku nkono ukigenzereza ibirenge byawe nawe byakubayeho se wagera ahantu hari amazi n'ibyondo ukazikuramo ngo utanduze inkweto. hari igihe kigiye wambara umwenda wa mbere umwambira wa mbere umwenda kandi hari imyenda yitwaga burusu w'umweru ukabanza ukafata amavuta ye nk'ukawusiga ngo niho utazacika. wari urose zirikana gusiga umwenda warawumesaga se reka da ari basogokuru bakundaga abakobwa natwe twarabakundaga abazungu bakaturusha nuko ariko bakatwigisha Bibiliya bati ni icyaha bikadufasha byatwaraga amezi imyaka kugira ngo umenye gufunga ikaruvani reka da tukagira umuhanga ushoboye gufunga ikaruvani akayigufungira ukayibika ifunze noneho wajya kwambara ukakurura ukinjiza mu mutwe ukongera ugakurura kuko ntiwabaga uzi kuyifunga cyangwa ukamugenderera ukamusanga ngo ayigufungire karavani 35 no mu 38 urumva warukuze 39 nari nkuze ariko ntarashaka nkiri umusore ukiri umusore se urumva hari umusore utanyeza ugasaba ari umuntu umusore utarwaye imitezi usaba ari umuntu umva ibyisi kandi ntubasha kubinesha yego kere kugeza Yesu. Iki gihe Yesu yaraje arakubwira ngo wigeze usaba imbabazi b'abakobwa wenda waba warakubaganiye mbasabira iki imbabazi umva wari warabakubaganiye areba imibereho yawe akibwira aturiya nta kintu nkanjye ntibyakugoye bingora se kuki iyo ufite Yesu ntibikugora kandi imenye bari urabashaka wiki nabo bazirwaneho ni henese ni nkasa abantu ko gese nabimenye niki kibi buri suko ndi umuntu